Muraho neza kuri mwese mukurikiye Brage TV, twongeye kwa ikaze muri mwanya mwiza w'ibiganiro tubagezaho. Nkuko mubizi mu minsi yashize twabagezagaho ibiganiro bivuga kuri green card, kuri tombola ya green card, ariko uyu munsi tugarutse noneho tubazana ibiganiro bivuga kuri scholarship, ku bintu bitandukanye byagufasha kubona scholarship mu bihugu byo hanze. Ariko nanone tubibutsa yuko ibiganiro bya green card ntago twabihagaritse, haracyari amakuru menshi atandukanye twifuza kubagezaho mu minsi iza. Nkuko twe tumaze kubikubwira rero, hari ibintu bitandukanye by'ingenzi byagufasha kubona scholarship muri Amerika, mu Burayi se n'ahandi hatandukanye. Muri ibyo bintu by'ingenzi nkuko uba ufite application form ugomba kuzuza, hari ibintu wabonye cyangwa se wumvishe bagenzi bawe bakora, basaba amanota y'ibizami by'icyongereza umuntu aba yarakoze, bihamiriza neza ko azi ururimi rw'icyongereza kandi nagera kuri icyo kigo aba yabonye bitazamugora kwiga cyangwa se gukurikirana amasomo yiwe. Muri ibyo bintu by'ingenzi cyangwa se bimwe muri ibyo bizami bakora harimo ibyitwa TOEFL. TOEFL ni ikizami cyo muri Amerika cyangwa se kiba governed, kiyoborwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakaba n'ikindi cyitwa IELTS. Icyo cyo nacyo ni kiba kiyoborwa cyangwa se gengwa n'Ubwongereza, mu bihugu by'Ubwongereza. Rero ibyo bizami byose bigufasha, kandi mbere yuko nkomeza ntabwo ari ibyo byonyine, hari n'ibindi bitandukanye, harimo za DOULINGO test, English proficiency test. Izo zose ni ibizami bigufasha kugira ngo bihamirize neza ko ururimi rw'icyongereza atari ibintu ushakisha, atari ibintu uzagera ku kigo ngo bikugore. Rero ibyo bizami uko ari bitatu twabashije kuvuga kuri uyu munsi, hamwe n'ibindi byinshi tutabasha kuvuga muri video imwe, uretse ko mu minsi iza tuzagenda tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye bivuga mu buryo bwimbitse kuri ibyo bizamini by'ingenzi bisabwa. Tugarutse kuri TOEFL yo ikorwa kuri gira center zigera ku 2400 ku isi hatandukanye. Ikaba ushobora kuyikora uri wawe kuri computer cyangwa se ukaba wahitamo uburyo bwo kuyikora wandika. Aho itandukanira niya IELTS yo nuko yo ikorwa ku rupapuro, urandika, gusaba yuko uri kuri center ukaba uhari uri kumwe n'umuntu gusupervisa cyangwa se uba ukurikirana abanyeshuri cyangwa se abantu bifuza baje gukora icyo kizami. Rero ibyo bizami ni iby'ingenzi cyane kandi urabikeneye. Niba nawe udukurikiye utabikeneye, basi hari inshuti, hari abavandimwe, hari abantu uzi bafite inzozi zo kwiga muri universite zo hanze, kandi nkuko twabikubwiye ibyo bizamu kumva ko ari ibintu by'ingenzi. Rero ushobora kubabwira nkuko tugiye kubigusobanura impamvu ki ukeneye kubikora. Ni ibizami bitazagusaba gutanga ibisubizo cyangwa se mu bibazo basaba ngo usubize ngo ibyo bize muri maternelle cyangwa se mu mashuri yo hasi, ahubwo ni ibizami biba birushijeho gukara, ko bikorwa mu buryo bwo kwandika, kuvuga, kumva, kugira ngo bumve ko muri izo mpande zombi ubasha kwihagarara cyangwa se ubasha gukora neza, guperforminga neza. Rero niyo mpamvu udakwiriye kumva gusa ko iki kizami uragikeneye ngo wicare gusa uvuge ngo nzakigira, ahubwo bigusaba yuko ufata ingamba zikaze, ukagenda ukishyura amafaranga, amatariki cyangwa se details z'igihe ibyo bizami bikorerwa ubisanga kuri website z'ibyo bizami nkuko twabivuze haruguru. Bakakubwira amakuru, bakakubwira igihe bizakorerwa, bakakubwira amasaha bizamara, hanyuma nawe ukamenya uburyo ki witegura, ukamenya n'uburyo ki wishyura. Hanyuma amafaranga akenshi usanga ari hagati ntago birenga amadolari $150 kuri website biba biriho, turaza kubashira link hasi ibisobanura neza amafaranga wishyura buri kizami nuko giteye n'amafaranga gitwara. Rero ni iby'ingenzi cyane yuko ufata icyemezo ukagenda ukishyura. Iyo wishyuye ni byiza kuko usigara uvuga ati amafaranga natanze ntago akwiriye kumfira ubusa, hanyuma bikagutera ishyaka n'umwete byo kugenda ugashaka ibitabo muri za libraries hatandukanye. Ibitabo biraboneka bitewe nawe uherereye, ndetse ubu byaranoroshye kuko kuri internet urebye nta kintu utahabona. Kuri YouTube, kuri website z'ibyo bizami haba hari resources zitandukanye zagufasha kwitegura. Rero nahaweho kuvuga ati iki kizami ndagikeneye, nimbona amanota meza nkayashira mu byo nsabwa mu gihe nsaba ishuri hanze, bizagaragara neza, bimpeshe n'amahirwe yo kubona scholarship. Akenshi twumva ngo kubona scholarship
muri Amerika cyangwa se mu Burayi ni ibintu bigoranye kuri bamwe, abandi bakumva ni ibintu byoroshye, ariko akenshi burya abantu baba babonye scholarship baba babiharaniye. Hari abo biba byasabye igihe cyo kwigira nk'ibyo bizamini tubabwiye, akabyiga agatsindwa bwa mbere, agasubiramo bwa kabiri kugeza igihe aboneye amanota ikigo ari gusaba cyamusabye, kuko universities nko muri Amerika zisaba amanota atandukanye bitewe na university. Rero ni byiza yuko ukora uko ushoboye kugira ngo ikigo waplayinzeho amanota kigusaba ushiremo imbaraga kugira ngo yabone, kandi birashoboka cyane. Hamwe na technology iriho iki gihe biroroshye cyane ko wakwitegura. Byose ni bigusaba kwigomwa umwanya uhagije, hanyuma ugaharanira iyo ntsinzi yawe. Hanyuma ikindi twababwira nuko kuri kizami twavuze haruguru cya DOULINGO test cyo gifite application kuri Play Store, ushobora gusangaho amakuru ukeneye kumenya. Hanyuma waba uri mu rugo, waba uri mu nzira ugenda, aho biba byoroshye cyane. Hanyuma rero ikindi twakubwira nuko ibizami bifite igihe bimara. Certificate uhabwa iyo wakoze iki kizami ntabwo uyimarana imyaka yawe kose, oya, ahubwo iyo wakoze izi test cyane nko kuri TOEFL na IELTS hari certificate baguha ikaba imara igihe cy'imyaka 2. Ni ukuvuga ngo mu myaka 2 ushobora kuyikoresha aho ushaka hose, ariko imyaka 2 yabirangiye ukongera ukapplying, ukongera ukiga cyangwa se ukongera ugakora indi kugira ngo uhorane certificate ijyanye n'igihe iri kugiye, ku buryo utayitanga bakubwire ngo iyi ntago tukikeneye. Ikindi kandi mukwiye kumenya ibizami ntago ari iby'abanyeshuri gusa, ahubwo nawe wifuza kujya kuba muri biriya bihugu by'amahanga. Burya iyo babonye icyo kizami, iyo babonye iyo certificate n'amanota meza, uhabwa amahirwe menshi yo kubona akazi, yo kubona za visa, kuko babona ko uri umuntu uri tayari rwose. Rero ni byiza ko nawe wikorera cyangwa se ufite inzozi cyangwa se wifuza rimwe kuzajya kuba mu mahanga, ni byiza ko wibikaho iyo certificate. Erega ni byiza no kwiga buri munsi wiyungura, kuko bituma ubwonko budasaza, butuma ubwonko buhora buri updated. Rero ni byiza ko ibyo bizami nawe ukeneye kubyigira wikumva ko uri limited kubera ko warangije amashuri. Kwiga nta garuro bigira, nta herezo bigira, umuntu yahora yiga igihe cyose afite ubushobozi n'umwanya. Rero turagushishikariza gukomeza gukurikirana ibiganiro tukugezaho, kuko ntagiye ari video yonyine dukoze. Mu minsi iza turaza kukugezaho n'izindi video zitandukanye zibivuga ku bintu bitandukanye byagufasha kubona scholarship, kuko burya ubumenyi bwiza, ubumenyi uhawe ahantu hizewe n'ejo buragugoboka bukagufasha wowe n'abawe. Rero turagushishikariza gukomeza gukurikirana ibiganiro bya Bright TV kugezaho, ukore subscribe kugira ngo igihe cyose dushizeho video nshyashya ujye ubasha kuba uwa mbere uyibona, kandi ntibibagirwe no kuyisangiza abandi bakeneye kuyibona. Ikindi twakubwira nuko ibiganiro bya Green Card ntago twahagaze, nkuko natangiye mbivuga, mu minsi iza turaza kwikugezaho. Rero komeza ugire ibihe byiza, tukwifurije kugira ishya n'ihirwe mu byo ukora byose. Murakoze.